mvuye mu kabari oya abantu bambaza nsengera mu wacu niyo nuri yakubangamira rero umbwiye ntabwo nashobora nkubona kandi nanjye kugwa mukati nyine urabona mfite umuhati shaka iyindi umpindurire sasa mugiye gukina umuhanda peni noneho cyangwa wawe yasinze mani ukina wawe yasinze nyine ngo uvuye gusenga uri kumva cyangwa avuye gusenga nyine uvuye gusenga ngo usange yasinze yarinyari ndabasekeje barasetse urabize ntabwo no kurira ntabwo usanga umubyeyi yasinze yarinyari ngati pasi ngomba barabanza kunyumva tujye kuryama utavuga nturangire ariyo umukobwa yambwiye nsenga ngo wakikira kuboya ndabasi mubera umubyeyi mu gihe cyo kaba ndica yansunika nk'amati none ari umubyeyi yakwica arasambwira arambwiye umugore manza ibyo no mu rugo ari kwandika kuko aravuze unakunze kunavuga ngo ngoma ni wanyenyanye ngomba kwandika ibyanjye bankinisha ndi mu buriri mama zabone abana njye byizera ko biraba ari ntuzi birimo nibo kamera n'amaso yabo ako mu buzima busanzwe muranakundana iyi turakundana mu buzima busanzwe murakundana turi inshuti muri inshuti nibyo bafataga uzi ukuntu binshimishije se gusanga mwembi muri inshuti we n'uyu mukobwa ariko ndabizi neza ko mwari muje muri casting babarira umbwiza ukuri n'ubwa kangahe ukoze casting n'ubwa mbere ukoze casting wow ese nk'umuntu utazi casting ubundi casting wayisobanura gute n'isuzuma rikorerwa abantu bashaka kwinjira muri filime ariko mu by'ukuri njye nishimiye ukuntu wisanzura uraciringa cyane wowe ni njye ni ukuvuga ngo uramutse ukoze casting ikagutsinda ntabwo byashimisha abantu baba babibonye ibintu byose ni amahirwe hari igihe nshobora kuhanshiringa ariko twakitira imbere y'abantu ari yare uravuze ngo ugeze kuri kamera wagira ubwoba birashoboka ibintu byose biba bishoboka uwo ntabwo ari wowe ntabwo wagira ubwoba uvuze isura yanjye irababeshya ibeshya abantu gute nyine ibereka umuntu utari njyewe ntabwo nibaza ko isura yawe ishobora kubereka umuntu utari we kuko byonyine umuntu akigukubita amaso ashobora guhita akubonamo umukinnyi mwiza cyane mu buzima bwawe busanzwe sibyo turabizi neza ntabwo bwaba ari ubwa mbere ugiye muri casting sibyo kubera iki kandi ari ubwa mbere ntabwo ari casting ntabwo ari ubwa mbere ukoze casting waba umbeshye kubona nikoze nka kangahe n'ubundi ubwiza bwawe wagira ngo ubwiza bwawe n'undi warabuvukanye ntabwo ari ubwiza ushakisha kandi noneho ikintu njye nakunze ubwiza bwanyu bushobora kuba ubugaragara inyuma ushobora no gusanga buri ku mutima ndabeshya we niwe ntuzi niwe nde ndamuzisha ntuzenye gikoze cyo umuntu ababonye gutyo yahita agira ngo muri impanga kuko nyine ukuntu musabana ukuntu muciringa njye nahise numva muramutse mungize munyadabutse hajya ni ukwadaputa tukugira umwe tukwinjize muri timu basi ngiye timu yanyu ndamutse nyinjiyemo naryoherwa cyane ikintu wakunze kuri twembi nyine njye nakunze uburyo mubasha gusabana
nabonye uburyo musabana n'abantu, ndeba uburyo muciringa n'abantu, nyine mbona ni ibintu biryoshye cyane. ubundi biraryoha gucira. Okay. Hano hari abantu. None se twari turi ku kibazo cyageraga giti ntabwo ari ubwa mbere ukoze casting, kandi koko ntabwo ari ubwa mbere ukoze casting, nimba mbeshya wanyomoza. Ni ubwa mbere. N'ubwa mbere ukoze casting, nimba ari ubwa mbere rero ukoze casting, njye navuga ngo courage, kandi mu gihe gitoya ushobora kuzisanga warenze kuri ba mama Sava, warenze kuri ba Asiya, warenze kuri ba Intare y'Ingore, nyine nkurikije nk'ukuntu nabonye acting nyine muri casting. Ariko ikibazo cy'amatsiko, ni ubwa mbere ugiye kujya kuri kamera cyangwa se ubwa mbere ugiye kujya kuri kamera? Ntabwo ari ubwa mbere. Umunsi wa mbere wagiye kuri kamera wari ugiye gukora iki? Wari ugiye gutanga interview. Muri filime ariko ni ubwa mbere ugiye gukina? Ni ubwa mbere ngiye gukina ariko si ubwa mbere ngeze abakorera filime. Okay, ngiye rero ngira ngo nabibwiye banyita Kiwi cyangwa se reka